Kabifuza rero kugira ibihe byiza muri mwese duhuriye kuri urubuga tumaze iminsi twese dusangiye iki cyorezo cya coronavirus cyangwa se covid-19. Benshi muri twebwe bagiye bagirwaho n'ingaruka zazo. Icyo navuga kimwe muri byo ni kuvuga mentalement, kuko niba rumenyereye kubyuka ukajya ku kazi ukajya mu zindi activite, ubuzima bwarahagaze. Ariko nanone ntabwo navuga kuri iyo side gusa, navuga ko rimwe na rimwe nyine hari ukuntu byagiye bidupushinga cyangwa se bidupusa, bidusinikira kugira ibindi bintu nyine twiga. Bampaye amaklasi ya makeup, ntabwo nakoze iyi ngiyi, ariko byibura nsigaye nzi gushyiraho akaruso gatoya. Hari umuntu ndabonye isigaye azi guteka chicken ziryoshye kandi mbere atarabizi. Nizere ko byibura muri iki gihe nyine gisa nkaho ari icy'agahinda, hari ukuntu wagerageje kwiyokipa, hakaba hari ikintu wakuramo. Rero video ngiye gukora ubu ngubu navuga byinshi ku ngaruka ziri personnel, ariko reka tujye ku ngaruka ziri global. Igihe nkoreye iyi video akaba ari mu kwezi kwa gatatu guhera. Icyo navuga nuko rero uko imibare yifashe kugeza ubu ngubu muri Italy, abantu barwaye cyangwa se barwaye ni 92,422. Wajya muri Amerika akaba 113 by'abantu barwaye, abagera ku 1,991 bakaba bamaze kuhasiga ubuzima. Naho muri Italy nsubiye hejuru bakaba barabuze abantu bagera ku 10,000 n'abantu 23. Mu Bushinwa ho rero hakaba hamaze kurwara abantu bagera ku 81,394, bakaba bamaze kubura abantu bagera hafi ku 2,000. Ni ibyago. Uretse kuba rero abantu twarababuze, dore ko batanagaruka, navuga ko na business zabaye affected. Business zabaye affected cyane, zagiyeho n'ingaruka nyinshi kubera iyi ndwara. Ni kubera iki cyorezo harimo business zose zimportingaga ibintu byibikuye mu Bushinwa. Twavuga ibijyanye n'imyenda, ibijyanye na technology, twavuga telefone, twavuga ibiribwa byaturukaga muri Aziya byagirweho n'ingaruka. Turavuga ibijyanye na tuvuga technology, twashyamo n'imodoka, ko n'imodoka za Toyota, izo nganda zo zikorera muri Aziya. Turavuga travel agencies, yaba ari indege, yaba ari imodoka. Ubu ngubu ni nkaho abantu nyine batagikoresha indege. Tuvuge ku mahoteli, sinzi ko wapfa gufata risk nyine kujya kurara muri hoteli utazi neza ibijyanye n'amashuka. Turavuga restaurant na banki wenda ntabwo nzi kugeza ubu ngubu aho bageze bagirwaho n'ingaruka za corona, ariko ikintu cyitwa imyenda izaba myinshi cyane. Niba hoteli ifunze ntabwo babasha kwishyura kandi abakozi babo badakora. Ikindi nyine ni muri rusange abantu benshi byitezwe ko bazabura akazi kugeza ubu ngubu muri Amerika, nyuma y'ukwezi kumwe ko byatangiye kugira muri Amerika cyane, kuva ku itariki ya 5 z'ukwa gatatu kugera kuri itariki ya 28 z'ukwa gatatu, nibura abantu 3.5 miliyoni bamaze kubura akazi kabo. Byaba byose nubwo bamwe babigiremo ibyago, ntihabura ubungukamo, nubwo sinzi niba bishimye, niba ariko navuga. Ariko hari business zabuminze muri iki gihe. Twavugamo nka nanone muri technology industry harimo programmers, abantu bakora ibintu bijyanye na computer. Aba lawyers bazakuramo amafaranga kuko ubimanza zigiye kuba nyinshi cyane bitewe n'amadeni, bitewe n'ubwishyu. Twavuga finance, abantu bakora ibintu bijyanye na finance, kubera ko abantu benshi tugiye gutangira gutekereza kugira umuntu noneho ukurebera imibare y'ibijyanye n'ubukungu bwawe. Icyagaragaye nuko akenshi nyuma y'imyaka 10 kugera ku 12 habaho recession. Ibi bihe rero ni ibihe bizagenda biza. Abantu rero bize finance na za economy, nekeza ko muri iki gihe bagiye kwiyegerezwa cyane. Ikindi abandi bantu bari kunguka, navuga ko arimo streaming platforms, harimo Netflix, harimo Hulu, harimo YouTube, hakabamo n'abantu ba delivering, harimo za Amazon. Twajyana iwacu tubwe nk'abantu bajyana ibyo kurya, companies izi delivering nazo zikaba zizabyungukiramo. Rero mbere yuko nkomeza n'ibijyanye
video reka mbanze nshimire cyane abaganga abantu bari muri secteur y'ubuvuzi ko bo ntibigeze baruhuka akazi kabaye kenshi. Nanone ndongera ngashimira abita ku barwayi babandi caregivers, yaba ari umuntu wita kuri papa, kuri mama wawe, kuri umukecuru wawe, kuri nde, abo bantu bose turabashimira. Turashimira n'abandi bakora muri stores zazindi zicuruza ibyo kurya, nabo ntabwo bigeze baruhuka, nabo badelivering ibintu. Shout out. Rero ibi bihe bizashira kuko ngo nta mvura idahita. Niba bizashira rero gatoya mu bintu nagerageje gukoraho ubushakashatsi, kuko nakoze ubushakashatsi ko mu 2008 nta nubwo imyaka nari mfite ntabwo nari aware yuko twaciye mu bihe bikomeye ubukungu bw'isi bwagezweho n'ingaruka. Ariko basi nari kwihafera kuri 2008 uko byari bimeze, nkavuga ngo reka mpere aho ngaho mvuga realite y'ibintu. Nta realite nabayemo, bona ari mutoya mbona bateka ibirayi n'ibishyimbo nta zantu biva naho bijya. Ariko ubu ngubu urebye business zizanzamuka kurusha izindi nizi, harimo real estate, ibintu bijyanye n'amazu, yaba ari niba ushaka ofite ahantu ushyira amafaranga yawe nyuma y'ibibi, wayashyira mu bintu bijyanye n'ubutaka n'ibintu bijyanye n'amazu. Niba niho umwanya wo kugura ibibanza ko biragenda ibiciro birajya hasi, amazu abantu baratangira kugurisha, ibintu byose bijyanye n'imiturire washyiramo amafaranga yawe. Ikindi ufite amafaranga bavuga ko iki gihe ari igihe cyiza cyo kugura zahabu, ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Iki nicyo gihe cyiza kuko amasoko aba yagabanutse, kandi impamvu yabyo nuko zahabu ntibora, wayibika imyaka 20 buri gihe ibizahoraho. Hari uriya mugabo wanditse Rich Dad Poor Dad, numvise ikiganiro yarimo arakora, aravuga ngo mu 2008 yari umusirikare, noneho icyo gihe yabaga muri Asia, niho yari yaragiye, igihugu cyaramwohereje, yari umupilot cyaramwohereje, yaguze gold, ayigura zahabu, ayigura amasenti 20. Kuri ubu ngubu nyuma y'imyaka 2008 na 2020 ifite agaciro ka miliyoni 3.5. Niba rero ufite amafaranga aho nawe washyira amafaranga yawe. Ikindi kintu kinini cyane abantu bari bakwiye nyine gushyiramo, niyo yaba atari amafaranga, umwanya wawe. Nk'ubu turi mu rugo, ufite internet, wazengurutse Instagram, ujya kuri Snapchat, uvayo ujya kuri Facebook, uwo muntu ni njye uri kwivuga, byibura wafata nk'iminota 5 ugashyira ku ruhande, noneho ukareba ibindi bintu bisa nkaho bikuzanira ubumenyi. Rero education umuntu uri kundeba ntabwo byoroshye pe, kuko abenshi ibibazo birahaba, na focus kuba ufungiye ahantu hamwe, ari muri salo, ari mu cyumba, bikaba birarangiye. Ndabizi ko focus ari ikintu kiduhangayikishije ubu ngubu, ariko nakubwira ngo niba ushaka kuinvestisa, this is the right time please. Iki nicyo gihe cyo kuinvestisa muri education. Nimvuga education zose ntabwo ari amafaranga ari ugushaka masters, ntabwo ari ugushaka baccalaureate. Ubu ngubu ni igihe ufata online courses ziri free, zirahari nyinshi pe. Nzakora video mbereke website ushobora kwigiraho amasomo atandukanye, kuko abantu benshi bazasurvivinga tuvuge muri mu kazi gasanzwe nuko bafite ubumenyi runaka. Niba rero ubuze nk'akazi muri iki gihe, nekiza ko ari igihe kiza cyo gutyaza ubwenge no kongera kuri resume yawe, noneho ubutaha ukazaza ukomeye. Uretse kuba wakemvestisamo wiga, wanakemvestisamo nka business. Tuvuge abantu bagiye gutangira gukora business zo kwigisha, urabona amashuri yarahagaze, ntabwo abantu bose bazashobora kongera gusubira mu ishuri. Ariko niba utangiye gucreatinga amasomo, sibyo, amasomo ugatangira gucreatinga amasomo umuntu yafata online, iyo ni marché ibonetse. Uretse n'ibyo ngibyo, ubu za kaminuza zigiye gukanguka, bavuge kuko nka kaminuza zo mu Rwanda, nanjye kuvuga izina ariko reka nihangane, nka kaminuza zo mu Rwanda inyinshi zarahagaze. Niba ubishoboye watangira ugakaya amasomo
ku buryo byibura abantu batangira bakiga nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 6 nibwo bizakunda. Ikindi navuga ku bijyanye n'amasomo harimo loisir ariko nanone ibintu bya streaming. Niba ukunda content sibyo, niba ushobora gukora video runaka, niba ari ikintu wiyumvamo, niba ari ikintu ukunda, uyu niwo mwanya. Reba nka filme umaze gusubiramo, nzi abantu b'inshuti zanjye bamaze gusubira muri filme nka magana. Iyo tuba dufite filme wowe wakoze wenda urimo uratureba kwa kesezo iki nicyo cyari igihe. Rero ngiye gusoza iyi video kuko yari gato yo kuvuga kuri coronavirus. Ntabwo nigeze mbijyamo imbere kuko bamwe barambajije bakambaza ngo mbitekereza iki, ziriya theory zihari ngo n'abanyamerika bayicreatinze n'abashinwa bayicreatinze. I have no idea, nta kintu mbizi kuko umuntu wese atanga argument agendeye ku marangamutima. Nicyo kintu maze kubona. Ni kuriye kuntu abantu nyine baba barwanira, umwe ni 6 undi ni 9, biterwa nyine n'ukuntu na sense ushaka kubona nk'iki. Icyo nzi cyo amateka avuga ukuri, nyuma tuzaza kumenya igihatse ibi byose. Rero ukaraba intoki, mugume mu nzu. Ntabwo please abantu mu Rwanda, please nimbabwira ngo mu 110 Amerika ifite New York ifitemo ibihumbi hafi 60 yonyine, New York yonyine. Impamvu rero bageze aho ngaho nuko New York ni ahantu hahurira abantu bose bisi yose. Byari batinze gufata ingamba zo kudakorana, zo kuguma mu nzu, please abantu b'i Kigali mugume mu nzu. Nyine abantu barakennye turabyibona nise biragenda gute ko kundi uba wumva force mushaka kujya gushaka ubuzima, ariko se urushaka ubuzima utari muzima bigende gute? Niki ntabantu badaha agaciro pe. Twese twihangane uko ushoboye. Ikindi kandi mvuga ibyo byo kuguma mu nzu, nawe niba ufite n'ubufasha sibyo, ugire ku muturanyi wawe. Ukuntu dutuye mu Rwanda tugira amahirwe yuko ushobora kumenya aho umuntu atuye sibyo. Niba hari umuntu uzi ko n'ubundi no kubaho byari bigoranye, fata iyo nusu y'umuceri ugenda ukomange ubahe ibyo kurya. Dukomeze dukarabe mu ntoki, dukomeze tujye muri isolation. Njyewe ni kamera harimo igihe gihagije metero 5. Mama yake na okay, let's do this. Seriously, dushaka kwicara neza. Manuraho gato y'ivi rya hariya hirya. Yego. Gutyo basi. Gutyo sana Mona Lisa my friend.